Yego, mbahaye ikaze mwese ku muyoboro wa G7 TV. Umuririmbyi umwe yaririmbye ati burya nta gikomeye imbere yayo ifata imisozi ikayigira amataba. Imana ikora ibyo ishatse mu gihe cyayo kandi ikabigenza neza mu mwanya wayo. Vestine na Dorcas bahagurutse mu Rwanda bafite gahunda y'ibitaramo 4 byose bizabera muri Canada mu cyo bise Yebo Concert, ku ntego ivuga ngo Funds to Reunite Refugee Families, ni ukuvuga gufatanya guhuriza hamwe amafaranga yo kunga imiryango y'impunzi. Ikaba ariyo ntego nyamukuru y'ibitaramo bya Yebo Concert ubu biri kubera Canada mu gihugu cyo mu majyaruguru ya Amerika. Iri tsinda Vestine na Dorcas mu marira y'ibyishimo, umunezero udasanzwe ubu wuzuye umutima wabo nyuma yo kugira igitaramo cyiza kibereye ijisho, bakishimirwa n'imbaga y'abafana benshi bitabiriye igitaramo cyabanjirije ibindi byose mu bitaramo bya Yebo Concert bari gukorera muri Canada. Bakaba bahereye ahitwa Vancouver. Akenshi bamwe mu bahanzi bo muri Afurika murabizi, iyo bagiye gutaramira hanze ya Afurika usanga hamwe na hamwe ibitaramo byabo abanyamahanga babisuzuguye ku buryo batabyitabira. Umuhanzi akava muri Afurika yibwota amasimbi akaremba muri sale irimo abantu batarenze 100 cyangwa 50. Ariko burya wemere cyangwa ntiwemere, ariko Imana yacu si bayari. Kuri Vestine na Dorcas suko byagenze. Bwa mbere mu mateka yabo basohoka ku mugabane wa Afurika i Vancouver mu gihugu cyo mu majyaruguru y'umugabane wa Amerika, Canada, bahagira ibihe byiza ku rwego rutangaje. Abafana cyangwa bitabiriye bari benshi cyane, baniganjemo cyane urubyiruko. Ibintu bisa nk'ibitangaje kuko akenshi muri ibi bihugu usanga abajya mu bitaramo nk'ibi ari abantu bakuze, ariko Imana iri mu byawe, nutagukunda uritsamura ati urakire. Mu bwitabire bwinshi bw'abafana b'iri tsinda ndetse n'abakunzi b'umuziki wabo wo kuramya no guhimbaza Imana banezerewe cyane, ndetse bamwe biranabarenga ku buryo bagaragaje emotion kuri stage. Bibaza uburyo Imana ibakundamo. Vestine na Dorcas baranarira amarira y'ibyishimo. Abakunzi babo Canada baranezerwa cyane ndetse buzura n'umwuka wera. Aha hantu habereye ibitangaza byinshi by'Imana, ari nabyo tugiye kugarukaho muri iyi video. Ndagira nkwibutse ko iki ari kimwe mu bitaramo 4 cyabaye Vestine na Dorcas bafite gukorera mu gihugu cya Canada. Mbere yuko iki gitaramo cya Vancouver gitangira, nakoze video benshi mwakunze igaruka ku buzima butoroshye n'agahinda Vestine na Dorcas bihanganiye. Imana ikabana nabo ikagenda bakubitira utujini. Uyu mwanya mu kwihangana kwabo hakaba havuyemo gutaramira Canada. Kuri mwese mwayikunze ndabashimiye, komantere zanyu zatugezeho. Vestine na Dorcas bahagurutse mu Rwanda mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 12 z'ukwezi kwa 10 berekeza mu gihugu cya Canada. Intego nta yindi ari ukwamamaza Yesu wabambiye ihema. Ndagira nkumenyeshe ko iki gitaramo cya mbere twabonye cyabereye Vancouver kiza gukurikirwa n'ibindi bitaramo 3 byose biri kugenda bibera mu mijyi itandukanye ya Canada, kuko bagiye biteguye ibitaramo 4 harimo icyabereye Vancouver kibera muri Sunset Church ku muhanda 5588 ari nacyo cyari kizwi cyane kuko aricyo cyabanjirije ibindi i Vancouver. Ubu iri tsinda rifite igihe kigera ku kwezi riri mu gihugu cya Canada, kuko kwa gatandatu tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 ahitwa Regina, Saskatchewan muri Parliament Community Church ku muhanda 401 Pasqua, naho bahafite igitaramo mu gukomeza kwamamaza indirimbo yabo yitwa Yebo. Inyuma gato kandi kwa gatandatu ukurikira tariki 8 z'ukwezi kwa 11 ahitwa Winnipeg, Manitoba muri Riverwood Church, naho tuzongera tubabone bataramira Imana bafatanije n'abatuye i Manitoba nanone muri Canada. Kandi update zose ndabasezeranya ko zizajya zibageraho kuri G7 TV zuzuye neza. Igitaramo kizasoreza ibitaramo byose byo kuzenguruka Canada
bya Yebo Concert kizabera ahitwa Edmonton, Alberta ku wa gatandatu tariki 15 ukwezi kwa 11 muri People's Church. Ubundi nyuma yaho bakazahita bagaruka mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ndagira ngo nkwibutse ko intego y'ibi bitaramo nkuko byiswe Yebo Concert ni bimwe mu bitaramo by'indirimbo yabo ya Yebo, ari nayo ndirimbo yakunzwe cyane ku muyoboro wabo wa AMI Music. Banyuzaho ibihangano byabo, bakaba bafite intego bise Funds to Youth Refugee Families, mbese guhuriza hamwe amafaranga yo gufasha imiryango y'impunzi nk'uko nari nabivuze haruguru. Iyi ikaba ari nayo ntego nyamukuru y'ibi bitaramo. Bimwe mu bintu bidasanzwe byabaye muri iki gitaramo cya Vancouver, indirimbo Yebo yamaze kugera hafi mu bihugu byose. Bayiririmbye abakuru, abato n'urungano n'abakuze banezerewe Imana. Vestine na Dorcas kwifata biranga bitewe n'urukundo berekwaga n'abitabiriye, ndetse abenshi bafite amatsiko byibuze yo kubakora mu biganza. Gusa bamwe baza kurira stage n'ubwuzu bwinshi bafatanya guhimbaza Imana. Muri iki gitaramo muri Ndahabi Irene bineza byaramurenze, ashimira abitabiriye iki gitaramo Vancouver, ndetse abasabira n'umugisha ku Mana kubw'urukundo rutangaje bakomeje kubereka. Umuhanzi Adrien Misigaro nk'uko nawe bari bamutangaje yitabiriye ndetse anaperforminga neza, stage ye igenda neza cyane. Si ibyo gusa kandi kuko bagiye bacishamo bakaririmba na zimwe mu ndirimbo zitari izabo ariko zizwi na benshi kandi mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu buryo bwo gukunda urwatubyaye. Bagiye banashyiramo namwe mu makorasi akoreshwa mu gusenga, ndetse bagira n'umwanya wo kubyina igisirimba bafatanije n'abitabiriye igitaramo. Baranezerwa, abandi barabohoka, buzuga umwuka wera, mbese ku buryo wabonaga ko Imana ihari cyane, kandi bigaragara ko babanje gusengera ibitaramo neza bakagenda bari hamwe n'Imana, nayo ikabana nabo nk'uko yakomeje kubyerekana ku gitaramo cya mbere. Mu bitaramo bine dukurikijwe icya mbere cyagenze, biragaragara neza ko ibi bine bisigaye bizagenda neza cyane kurushaho. Barakunzwe, bakunda Imana, ariko iyo ukora umurimo w'Imana Satani bakugenda nono. Bakeneye inkunga y'amasengesho kuko iki ni igitaramo cya mbere basoje mu bitaramo bine byose basigaje. Ibindi bigera kuri bitatu byose ni ukubyereka rugira ibendera ry'ijuru ndetse n'ibendera ry'Urwagasabo rigakomeza kuzamurwa mu gihugu cya Canada ndetse no ku isi hose. Kandi nkwibutse ko akantu kandi kuri ibi bitaramo muzajya mumenya updates zose zacyo, aho tugeze ndetse naho bageze hose nuko basoje kuri G7 TV. Hose ndahari, ndabashimiye, murakoze. Ngoroba ibintu byabaye hano ntago byakozwe n'abantu, byakozwe n'Imana. Maraso aramanuka, arashoka agera ku birenge, arangije aravuga ngo birarangiye. Ibyabaye nimugoroba, I was really sure ko bigiye kuba koko. Yesterday when evening I was really sure that things are gonna happen. Imana ibaha umugisha mwebwe mugikunda Kristo. May God. Ndasenga, I prayed, soma Bibiliya, I read the Bible, nsanga ngo twahawe misiyo yo gusenya inkike za Satani hano. I realized that we are given a mission of breaking all the walls of the devil. So
ibyabaye nimugoroba I was really sure ko bigiye kuba koko. Yesterday, when evening, I was really shocked that things are gonna happen. Imana ibahe umugisha mwebwe mugikunda Kristo. May God bless you who still love Christ. Mwakoze kutwakira neza kandi Thank you so much tuzagaruka. for welcoming us well. We're gonna be back. Nari mvuze ngo mwakoze kutwakira neza I kandi had said tuzagaruka. thank you so much for welcoming us. We're gonna be back again. Amen. Haleluya. Ikindi navuga abantu bo mu majyaruguru Amen. Abantu turuka mu majyaruguru twebwe turasirimba tubyita ku gikumba. Murakizi igikumba? Ngiye gutera agakora sinumva mukizi ndamenya ko namwe mwavuye kure kabisa. Ijuri wacu ziraka, ijuri wacu ziraka. Mwe munyikirize, mwebwe munyikirize cyane kandi. Ijuri wacu ziraka, haleluya. Ijuri wacu ziraka, oh amata y'umwuka wera, oh berekata niyo tuma tuja ku rugamba, haleluya tugataha. ufite bibiliya hafi ufite na mikoro If you ambabarire have the Bible closer to you and microphone, ansomere please read for me. ijambo nifuza ko risigara ku buzima bwanyu mutubona kuri izi mbuga nkoranyambaga mutatubona ijambo muzibuke ku munsi umwe mwarisomewe ndi hano I want to leave you with a message in the Word of God. Remember kubara one day, 23 the book of Numbers 23. mu gihe ariko hashaka As he's still looking for it, abadorkasi barava hano bajya Regina Dorcas, they're gonna live here to Regina. turi kumwe Regina bahave bajya Winnipeg They're gonna go to Winnipeg after Regina. nyuma bazaca Edmonton After they're gonna go to Edmonton. duse n'abashoje icyiciro wahabonye kubara 23 Numbers chapter 23. ku murongo wa mbere Chapter 1, verse 1. Chapter 23, verse 1. Book of Numbers. yego
nta kibazo reka ntabwo ndi gupresiza neza linyeka mbibabwire n'ubundi nta kibazo. Let me tell you, speak it out. I'm not much sure about the book. Harimo umurongo uvuga ngo There is a verse which says, kubera ko mwakira neza abantu because you really receive namwe and welcome umugisha people very uzabomeho well, n'urubyaro rwanyu. may the blessing stick on you and your children. Ni igice kirekire ushobora kuza kugisoma utuje, It's a very long verse. ariko Please, you ni can ukuri chapter, you can kubera read it ko in muri your umugisha quiet moment because you're the muvugira blessing. Imana mu mujyi utizera Imana. Because you speak for God in the city that does not speak about God God. bless you for that. Imana ibaha umugisha kubw'ibyo.